rero ubwo twijya muri equipe ya Sport ubwo APR Sheje Burira Watara biteganyije ko ku munsi wo kuwa mbere agomba kuza ku imyitozo na bagenzi be, agomba kuzana n'umuntu witwa Maduzone bavuye mu gihugu cya Burkina Faso. Ubundi APR kabije furu mukuku ikitegura Super Coupe. Ubwo twabara tuza gusoreza kuri Sekafa kuri Tombora, ariko Christopher duce mu ikipe ya Rayon Sport ubwo birasaba ko Sudi agaruramo iriya liste ya Rayon Sport, hanyuma nongere ninjire mbabazanye Rayon Sport uyu munsi iyo ugiye kureba ibintu bibirimo irimo gutagetinga Jean Christophe, tugende ku makuru avi Gicumbi, sibyo? Rayon ngirashaka gutwara igikombe cya Rayon Day, itsinda ikipe ya Gor Mahia kuri finale. Rayon Sport irashaka Super Coupe itsinda ikipe ya APR. Rayon Sport irashaka gukina amatsinda ya CAF Confederation Cup. Fungiye aho ngaho. Ibyo matsinda byo sibyo oya baba ko bashaka amatsinda. Dufungiye aho ngaho. Umva se. Buretse gato Christophe. Mbore ibintu by'amatsinda nuzo. Buretse ngewe ntago ndi wasirije ntago ndi abudara ntago nkinirari. Nimba bavuze bati dushaka ya Rayon Sport ikina amatsinda. Rayon Sport kora 11 bagoranye. Reka no statement yabo. Buretse ngubwire. Ahubwo icyo nibaza, ikibazo cyanjye kirabaza kiti. Umva ikibazo cy'amatsiko nge mufiti. Kubona 11 bagoranye. Asmani ntahari. Umukinnyi kimikino 18 gatsinda ibitego bitatu. Oya birike. Nese rutazamurusha. Nese bazakina atarimo Christophe. Agomba kujyamo. Kandi squad ni ndende. Ibyo matsinda rero ntuzongeye kuvuga. Divine muhereyeho. Iyi Rayon Sport ukuntu yubatse muri kuno kwezi kwa nukubona ipanze hari. Yego, nuko ipanze wenda hari bwo twahindura tujye kwisesengura. Ariko tugendeye ku myubakire ya Rayon Sport muri iyi sezo. Nyine niba. Ariko ngiye cyo wamushyira mu nkweto za Yesu byibura iminota ibiri yonyine yabihagije. Rayon Sport ikintu yagendeye ngabyumva. Sibyo. Rayon Sport yo ijya ku isoko yavuze ko ikeneye abakinnyi bafite karite zikurikira. Dukeneye abakinnyi bakina Toto Football. Guhererekanya. Dukeneye abakinnyi bakina ba pressing, sibyo? Bivuze ngo nyine bafite imbaraga. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo tuzagura abakinnyi cyane bari hejuru y'imyaka 30. Bivuze ngo Rayon Sport ku isoko ubicunga neza yagiye munsi y'imyaka 30. Abayirengeje ni bakeya. Ngo nkibaza kugira ngo ugire equipe ikomeye hari ikintu bita balance. Ugomba kufite muri equipe yawe. Icya mbere ugomba kugira ikipe y'abakinnyi bakiri batoya bazamuka, sibyo? Ubwo tuza abakinnyi bazamuka ni ku myaka 25 kumanuka, wenda kujya kuri 21 cyangwa se 20. Ugomba kugira abakinnyi bari muri ya range yo gukina umupira, babandi bari gusarura amatunda ku myaka 26 kugeza kuri 30. None ukanajyamo experience ku myaka 30 na 24. Iyo kipe ikaba nyine iri balance abantu bose barimo. Ariko Rayon Sport ndi kubona izabura balance cyane cyane ku bari dere bakinyi bakuru. Ni equipe iri jeune y'abakinnyi bakiri batoya, harimo bake bageze gukina umupira n'abandi bato cyane. Wenda iyo abo bari dere kuko twabonaga bamuhire Keveto na baritsenze Ruvumbu bishobora kuzabagora. Ariko ikintu Rayon Sport yavuze ko izagenda mu kwiyubaka kandi ngira ngo byarakurikije cyo 80%. Tufa wakomeza. Nakubwiraga nti ikipe Rayon Sport rero. Rayon Sport buri ikintu ifite. Ikintu cya mbere ifite nuko ifite hari ingingo. Nta n'ikindi kintu ifite. Iturufu. Imentere mvugo. Rayon Sport ifite ikintu kimwe gusa. Ifite hari ingingo. Rayon Sport nta kindi kintu ifite. Ifite hari ingingo. Ngiye ntumbwire ngo urabona ngo ifite ngo MVP ngo amari, ngo urabona ngo ifite MVP ngo wa hey. Rayon Sport ifite hari ingingo. Hari ingingo ni experience bakeneye gusa. Nta kindi Rayon Sport ikeneye. None se ushize ku munzani unyine urayibona ute? Umunzani umva ukuntu uhagaze rero. Kuko hari Rayon Sport twabonye mwaka ushize. Hari Rayon Sport. Hari ingingo ejo yaravuze ngo kano kanyimaze kwimba. Hari ingingo yaravuze ngo akiza muri Rayon Sport bwa mbere. Iye kumva ko ngo hari umukinnyi waje. Cyangwa gitoro ngo hari umukinnyi waje ngo ariko ngo bose ngo guhe kubakinisha. Ariko cyaje batangira bavuga ngo abasaza ngo bariyo ngo baguze ngo umukino. Cyane. Aba basaza ba Rayon Sport ngera nubwo mbemera nubwo nzongera kubemera. Je naje gusanga nabo nibahura n'ingwiza murongo. Hari nyuma bavuga ati none se buri munsi nzajya mbona abakinnyi nzabakinisha gute. Hari ingingo yagiye muri Kiyovu Sport. Muri mvurye Rayon Sport ifite ituruvu. Hari ingingo yamaze
yakoresheje test muri Kiyovu abakinnyi 85 bro mu kwa mbere hajye mukomera ko test kwa munani abakinnyi 85 umwaka ushize hari wari uhari hari ngaho nyumvire kandi hari uyu munya Tunisia watse kumbonera ubwonko hari ingingo yakoresheje test abakinnyi 85 muri Kiyovu Sport uvuga ati hari harimo n'umuzungu wa muzungu wagiye muri Rayon uyu wibereye mu marangi wibereye mu marangi aravuga ati ako ntago muherutse abari kwinga TV yabuze na Steve yaramwanze ari nyuma yo gati ashaka ko yaraje mu bworozi mukamukatisha yaje ku burege sipo ariko Divine waje kubeshya abantu ntabwo nirwo mbona yaramurije ngo ntabwo yicuruza nyine nije ndi kuvuga ashobora ko yaraje mu bindi bintu bakamwoshya ko yakubona ufite ururu meze gutya ijya gusaba imyitozo muri ayo makipe y'i Kigali bashobora gufata none rero yari yamukuye hese kujya nyine nuso gusaba se rega nawe yakoze test muri Kiyovu yakoze teze yaje ashaka ikipe urashaka ikipe nyine nje ndi kuvuga ashobora ko yaraje we mu buzima busanzwe aje kwicururiza TV cyangwa aje mu bworozi yagera Kigali umuntu akamukomveka ati mwatafa kagara kumwe ati ariko rero bitewe na time mbona ufite football Nyarugenge wayitera washatse test tofa komeza nakubwira ngo rero buriya muntu itwara ingingo Rayon Sport ni muri niyo turufi ifite Rayon Sport ni namuka hari ingingo abantu bazi umupira w'Nyarugenge hari jaba dukunda kwitsamo ngo gutegura hari amafaranga yo gutegura match ze miliyoni 2 ariko ziboneke miliyoni 2 z'abakinnyi no uvuga ngo Divine niba akeneye wenda kuvuga ati wenda ngiye wenda shaka 5,000 icyo twita gutegura mwe murabizere cyane uba rero urumva kubera gutegura hari ingingo najya abona ayo mafaranga nk'uko bisabwa icyo cyo kivuye ku murongo hari ingingo rero bamuhembeye abakinnyi uri kumva Rayon Sport ikintu isabwa ni kimwe gusa hembere igihe uri kumva hembere igihe amafaranga gutegura yabone ntinuganije n'abakinnyi nibyo ngibyo kandi hari ingingo ibyo ngibyo giza gute arabishoboye Sudi subizamo ira liste ya Rayon Sport nabari abakinnyi babiri bari kuraho tubashaka sibyo tubashire tubongeremo hanyuma Divina dufasha ariko yarafite habari za funo kuko Rayon urumva Rayon Sport byanga byakunda iratandukanye niyo ari mwaka ushize sibyo kigero cya 90 na kangahe ku ijana 98 Rayon Sport iratandukanye cyane cya 98 byanga byakasongwa unye kuzabona impinduka hari ikintu tofavuza gikomeye buriya umutoza uri kuri bande touche wandi uvuga ngo ndahindura iki ryari byagenze bite Rayon isa n'afite detail y'imitoreze ndi nongeramo Sostene nk'umutoza umwungiriza wamura kuvuga ngo Rayon Sport ifite turufu sibyo impact ya hari ingingo mu mupira mu Rwanda Divine kamere kuri Divine waba hari 80% wabonyeho muri Mukura muri Bugesera no muri Rayon Sport no muri Polisi na Kiyovu kugira ngo nyine rero ko ariyo turufu ya mbere Rayon Sport ifite aya hari ingingo muri uyu mupira bakwiye no kumuha umudari kuko ni uwo mutoza hari ingingo Divine ari kuvuga ntabwo uri kumwumva hari ingingo yatoje Mukura atwara igikombe cy'amahoro hari ingingo yatwaye igikombe cy'amahoro muri Mukura yego yatsinze APR home and away cyane agitwara muri Rayon aza muri Bugesera akina finale igikombe cy'amahoro murabyibuka neza cyangwa ndibeshye yatsinze rero muri kimwe cya kabiri harya cyangwa ndibeshye Polisi muzinda kuri finale niba ntibeshye ntago mbizi cyaje hawe ibiganiro ivyo biganiro cyane rego tuyivuga nezavuze ngo hari ingingo yikoje muri Polisi atwara igikombe cy'amahoro ariko ntiyakomezanya nayo Bugesera ari komeye yubatswe nandese na hari ingingo arega uretse ntago ndarangiza hari ingingo yikoza muri Rayon Sport agiye Butare atwara Super Coupe AP ayitsinze igitego cyande Eric igikombe cy'amahoro yatwaye igikombe cy'amahoro yatwaye AP icyo gihe nayitsinze muri no muri championnat yayitsinze yego none bajya mu ipengeri ariko ngiye kukubwira akantu kambabaza dukorozinga ngiye kubaza akabazo k'amatsiko ni ryari wabonye Rayon Sport ivana umutoza muri sezi imwe ikamambukana mu yindi sezo hega na APR niko bimeze ariko se ntabwo ijya APR twabivuye nakubashije ni ryari wabibonye bibagaki
gake gihari mu myaka 5 ko ariko bwa mbere bibaye oya sinumwaka uta imyaka 5 ushobora gusanga no mu myaka 10 bwa ariko mbere navuga ko muri sezo so yaje asigaye imikino ingahe none nta kintu cyo ndashaka kukubwira yaje mu kwezi kwa mbere ya projet ya Rayon Sport nkuko twabivugaga nubwo twabatondetse tukababura ariko urumva ko harimo iki harimo agasukari kakayiko kamwe none se kugira umutoza mwiza aha ubwo dete ya mbere ya fondation twavugaga Fondation Rayon Sport umwaka njewe ni nta makemwe fondation barayifite cyane cyo twibaza rero equipe nshya Christopher akenshi ikunze gukenera ariko none Rayon Sport ukayinenga Rayon Sport ni ikipe yitwa Jamus Divine yarayisura sino buretse kwisura mbanze ndangire ushaka kubagereranya ni amakipe amwe turi kuri Rayon Jamus igoza abakinnyi 15 Yeah, Rayon Sport nayo guza Jamusi na amakipe utagerera ikomeye ni komedi Jamusi Reyo nyine irakomeye ku namumbati byose nizagitamisi Rayon Sport Umvanye- ukajya kuba titiri muri Jamusi umvanye muri Sudan umvanye imyumbati yose nagisoma nguvuga ari mwana so dukorozi icyo nashaka kukubwira rero Rayon Sport turufu ya mbere yakoze ni ugusinyisha Aha. ingingo kumugona kamwambuka na sezo ariko nanone Rayon Sport ikosa yakoze rya danger ryari rya mbere uvuga ngo defense yose ni cyashya subizamo abakinnyi noneho Christophe Kabange yakinnye imikino mikeya umwaka ushize mpamvu uvuga ngo ni cyashya Jacques n'umuntu Christophe twagani erijuru Jacques Christophe Eh. uyu munsi Reyo nganijuru reka twirengagize Hejuru Sekafa, usanga sibyo? umwembe. urumva Christophe ntago nje mwembe reka n'abadefense bangahe bakira kuri twirengagize 3 wavuga barushaga nijoro nganijuru ni bangahe nabo muri APR gusa none se ko urumva Christophe Mhm. reka shampiyona wenda isoko riracyakomeje dushobora Rayon Sport mu biganiro na Emery Bayisenge ashobora kuba yagaruka ndetse nayo studio yanyu nayo arimo kuganirizwa ngabe yagaruka ariko tugendeye ku imaze gukogwa reka hara kuri gatanu tuhashire uwitwa uyu mudefenseur Matumono wa Konda urumva hanyuma kuri attaque tuhashire Asumani Kumana ubwo ikipe biruzuye wenda baramutse abanye undi mukinyi iza good byaba ari byiza urenza ngo dushizemo none katwibaza Rayon Sport mu rugamba ifite gwavanga rutayisaba gukinisha baranga abanyarwanda mu gihe yaramuka hari ngo ayimanuye muri ubu buryo ni ekipe twakwitega hiki mu ijambo rimwe n'amasaha yagiye dukorozinga icyo twakutega kuri turashiramo Matumono tukarashiramo Asumani kuri attaque buri kipe igakomeza kumera gutya ni ekipe yatinda Gor Mahia ni ekipe ya kiniga muri Sekafa ni ekipe yatinda pe ku Super Coupe yatsindwa nka 3 ku busa mu ijambo rimwe twirukanka mu ijambo rimwe biragoye nakindi bivuze ngo ni ekipe iyi ngiyi kuri Gor Mahia yatsindwa nka 3 ku busa yatsindwa nabyo ni bike itsindwa na Gor Mahia nabyo ni bike so ubwo rero ngaye nguko abafana ba Rayon Sport ariko nge suko mbyemera Rayon Sport izagogwa n'ikintu cyitwa kumenyerana sibyo kubera ko uyu munsi rwenge ari gukora ari gukoresha imyitozo maze igihe muri kampu ariko ntabara ko nyine ya myitozo iri karasike ntabakina za match amikari zavanga ngo n'umukinnyi gucyana gucya muvo maze nizi izagogwa no kuba bakinyi bafite imikino myinshi mu gihe cyavuba bataramenyerana icyo cyo ni ikintu kubona ahubwo nkaba nshobora kuzabona Rayon Sport nko kuri Super Coupe ari biri kumenyerana nabyo birashoboka akaba ya challenging wenda ariko kandi simbona Rayon na Gor Mahia muri stade Amahoro why not bitaba zizabana penalty ariko Rayon igomba kugarika cyane niba bazabaganiriza bazabizarangira batsinze ubwo rero ubwo dusoza nta kintu twabirenzaho no gushimira abantu twabanye kuri uyu munsi gusa imikino ya Sekafa Kagame Cup mu kanya gato cyane na kuri stade Amahoro tomba rugwaye dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Damuke nyine yego zo kujya kuri Instagram kuri Facebook ngomba kuba bihari neza cyane tomborera za kumenyekana ariko udukangara namaze kumenya ko pot ziraba ziyobowe n'amakipe nka APR ni APR umva nkubwira amakipe arabaye udukangara twihuta ni Simba ni APR n'ikipe ya Vipers nizo ziraho udukangara murakoze hanavuga bati sinone kuki Singida yagitwaye ntifite kwisireje muri Sekafa mbo nabyo bagenda ku manota nabyo na manota bagenderaho ariko nyine amanota muri Sekafa nayo twe turayaza okay so goreka bashimire cyane nshimira abantu batwandikiye batanze ibitekerezo byabo nshimira abantu baduhamagaye ku murongo wa telefone mwari benshi cyane tubashimire cyane ibiganiro bya Damuke FM and TV birakomeza kugera amasaha y'umugoroba kandi gato cyane ikiganiro Rwanda nkunda kuzamuka mpaka ikiganiro D-Sports naho ku munsi no kusaha saa 1:30 ku gatandatu twaduhari hanga tuganira byinshi bigiye bitandukanye ndashimira Miss Divine twari kuri uyu munsi nshimira Christopher twabanye ubwo reka tubyite umunsi